mu mutima wanjye hanishye igicuku gisobeka umuseke. Umunara w'ibyiringiro nubatse nkirinda urasenyutse. Agahinda natewe n'inkota isotse mu mitsi iritagura umutima. Inyunyuza umuravumba nsa n'unywa amazi. Ugiye ntarangije kukureba mu maso ngo mpungure ukumbuzi. Unsize mu mwijima w'agahinda mpora nibaza nti ese ni iki nzira? Ndashenguka umutima bucece amarira akayamirira imbere, kuko ijwi ryanjye ryabuze uwo riririra rikagarukira mu muhogo ryihebye. Ibishengura umutima ni ibishirira, nsigaye mbara inyenyeri nkurura ibihe bitagira iherezo. Ngasenga ijoro ngo ryite ku gicucu, ariko umuseke ukeyura ndora kure. Mpora nsubiza amaso inyuma nshaka aho natsikiye mu ngira. Ese ni ijambo navuze cyangwa ni ukubura kwanjye kwandindije ubusitani bw'urukundo? Guceceka bimerera nabi, abandi babona nseka ariko imbere ni intimba. Nseka nsa n'ushaka guhisha ibikomere, ariko mu mutima wanjye hagatogota nk'itanura. Intebe yawe iracyari yose mu mutima wanjye, nta wundi nshaka. Niyo ijoro ryaba rirerire ntegereje intambwe zawe zikomange ntugurure, ngo nambure uyu mwambaro nambitswe n'ubwigunge. None dore ndagutakambira niyoroshye imbere y'urwo ngukunda. Garuka ugarura akanyamuneza kagiye nk'amazi arenze inkombe. Umutima wanjye urasaba imbabazi nubwo utazi icyo nakoze, kuko icyaha gikomeye ni ukukubura, naho ibindi ni ubusa bukabije. Garuka unyizeze ko rya joro ry'agahinda rikeye. Mukunzi wanjye uzubuza umutima wanjye gushenguka, uzuba umuseke w'umutuzo, ngarura ubuyanja.